umuyobozi mpinduramatwara rero muri FPR Inkotanyi akorana n'abandi, ntabwo ari icyemezo cyanjye ngewe ishyirwa mu bikorwa igihe mfite abantu banzengurutse tugomba gufatanya mu gufata ibyemezo. Niba tubwira ngo ibitaka ntabwo bikwiye kwinjira muri kaburimbo, ntabwo ari ukugenda ngo duhite tuvuga ngo uriya muntu wahinze ibishyimbo bimaze kuba uruyange ngo turabiranduye. Iyo ntabire nuyiranduramo ibyo ngibyo ejo mu gitondo irabibaye byone. Ibishyimbo byatewe mu kwezi kwa 11 cyangwa kwa 12 cyangwa mu kwa mbere, no kuvuga ngo mu kwezi kwa gatatu, mu mpera z'ukwa gatatu, mu kwa kane bizasarurwa. Bizasarurwa ari igitonore cyangwa se bizarindira byume. Twangije ibintu bibiri: ubukungu bw'igihugu, twangije isuku twashakaga, twangije n'ibiti. Ariko kuko tutigeze tubiganiraho, icyo gusa kikagenda kigahita kibyangiza. Benshi bajya bibaza ko u Rwanda ruteye. Mu Rwanda nicyo gihugu cyonyine buri muturage wese ari umuyobozi. Tumanuka tujye mu isibo murebe, sibyo? Mu isibo hariya hasi uko tugenda tuzamuka, udafite inshingano mu isibo azifite ahantu akorera. Bivuze rero uru ni u Rwanda rw'abakozi, ni u Rwanda rw'abayobozi. Twitwara dute rero muri iyo mpinduramatwara? Ijambo impinduramatwara ni revolution. Mu minsi yashize nyakwa chairman nigeze kutuganiriza muri Unity Club, arimo kwibaza abanyafurika icyo turwaye, twabaye iki gituma n'uyu munsi tukiri abangaba tumeze gutya. Mu Gisiramu mvuga sabirira, gusabiriza ahari simbizi bari icyo bivuga, ariko nzi ko natwinde birabo burumva hari dukeya. Urabona umuntu ukabona ntabwo yuzuye neza, n'umuyobozi w'akarere urabona hari ibindi bintu ategereje ku muyobozi wundi wo hejuru ye. Ubwo gitifu umurenge we ntabwo namuvuzeho, cyangwa w'akagari, cyangwa umukuru w'umudugudu na mutwara sibo. Umuyobozi mpinduramatwara aba agomba kuba yumva icyo cyitwa ideology y'umuryango wa FPR Inkotanyi, imirongo migari ya politiki yo kuyobora iki gihugu. Niba guha kuyobora akagari ka Kabuguru ya mbere cyangwa ya kabiri, cyangwa se kano kagari ka Kiyovu, cyangwa ukabura umuyobozi muri nama njyanama yako, uhitegereza guidance, guhabwa amabwiriza. Oya, icarana n'abaturage bawe, wicarana nabo mufatanyije kuyobora, mubazanye ngo hano dukwiye gukora iki. Ibi ngibi ndagira ngo mbibabwire yuko umuryango wa FPR Inkotanyi hari byo utunenga. Kwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi tujya mu muganda, ariko n'umuganda udateguye. Abantu bo mu Kiyovu, abantu bo muri Nyarugenge hano hagati, ntabwo nzi uko hitwa bwo, hagati ya Mateus na Commerciale, kwa gatandatu w'umuganda dukora iki? Uretse kuba gusa buri wese azi yuko afite kupa mu rugo, kandi ubwo turi ku mpeshyi nta byatsi bihari byo gukupa, ariko ukajya kubona ukabona umuntu asohotse mu nzu na kupa irajya gukupa iki hano muri iyi mihanda yo muri free zone, ka free zone nta gihari. Bivuze rero yuko impinduramatwara yacu ntabwo turayumva, sibyo? Hanze urugero ruto kugira ngo mwumve yuko hari ibikorwa byinshi, hari imirongo migari twebwe tutari twagira yacu. Turimo turavuga abo bakobwa n'abadamu bacuruza imibiri yabo, atari kubera ko ari ubukene, kubera ko gusa ari ingeso. Nyamara bari mu midugudu, bari mu isibo yacu. Nta nubwo babayeho nabi kuvuga yuko barimo gushaka ikiri buze kubatunga muri uyu munsi nijoro rizaza ejo, ariko twarabifashe tubigira iby'abandi ku ruhande. Uwo ntabwo ari umuyobozi mpinduramatwara. Amasaha yacu y'akazi, amasaha yo gukora, cyane cyane muri utu dukaritsiye two hirya mu nguni. Nababwiye ko ngewe ndi umuturage wacu hano Nyarugenge, mba ngenda mandeba. Iyo ukasa ahantu usanga abantu barayobotse utu tuyoga twadutse,
nutwo mu nganda biba byanditseho, hariho na S-mark ya RSB, ariko ikintu cyitwa ibisindisha, inzoga no kuvuga ibiyobyabwenge bimwe bikomeye byo kuvuga ngo umuntu afite urumogi cyangwa n'iki, mbanze mvuge mbese ikintu twamaze kwakira muri community y'Abanyarwanda. Umuturanyi wanjye birazwi yuko ari kazizi, yinjira mu kabari saa 4 za mu gitondo akagasohokamo saa 7 za nijoro. Mu gitondo nta uzi ikindi kintu ari buze gukora, ariko nta uramubaza ngo utungwa n'iki. Aya mafaranga tuvuge yuko afite amazu apanzemo abantu akodesha, ubwo bukode bwashiriye mu kabari. Ariko wowe nanjye duturanye nta kintu na kimwe turabivugaho. Dutegereje ko nyakubahwa chairman ubwe azabitubwira, noneho twangiza tukaza tukajya kubikora nabi. Murabizi iyo duhaye umurongo tugenderaho yuko tutajya tunabubahiriza. Hari ibyo tubwira twarageze twe tukagenda tukamanuka nk'amarobo adatekereza. Ubu munsi azavuga ku kintu kijyanye n'izi nzoga z'inkorano, akavuga ku kintu kijyanye n'ubusinzi n'ubwomanzi n'uburaya, twe tuzamanuka tumeze nk'abantu batareba. Nta scenario nimwe, nta kintu na kimwe twateguye, nta bintu byo kuvuga ngo dutegure byibura. Ubundi ujya gukora ikintu, ujya gushyira ikintu mu bikorwa, urubanza ukagikorera experience. Icyo nshaka kuvuga, niduhabwa umukoro tujye tubanza twicare natwe ubwacu tuwibazeho, tuwukoreho.